sinzi niba navuga ngo ni uburangare bw'abaganga kuko sinzi niba ngo umuntu yabyara bwa mbere, sinzi ngo abamaze nk'atazi ibyo ari byo, ariko twe twagerageje kugenda mu gihe gikwiye. Ubwo nyine uko byageje kugenda ibiri ntabwo tubizi, gusa batubwiye ko avutse arushye. Izina rusange nta zina bwite rufite ubumuga busanzwe nyine nkuko ava ko umuntu wese abana n'ubumuga, ariko afite ubumuga butandukanye. Afite ubumuga bwo mu mutwe akagira n'ubumuga bw'ingingo. Yego. Ku munsi wa mbere yaravutse baratubwira ngo umwana ararushye, bamujyana muri kuveze. Ngo hari ukuntu batwerekaga igipimo cy'uko agomba kunywa, tukamuhera muri sonde. Muri ya minsi 28 ishize nibwo mu gitondo uko baganga barazindukaga bakaza ibyo bitaga kwangura bagakubita mu birenge. Twongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeje gukurikira Imfura 250 nkuko twabamenyereje dutangira tubaha umugisha uvuye ku Mana. Imana ngo ibahe umugisha mwe mwese mu bintu mukora byose bigende neza. Turabasuhuje mwe muri hanze y'igihugu, abantu bari mu Rwanda, abantu bari mu karere duturanye ndetse n'ahandi hose tutabashije kuvuga. Turabasuhuje rero, tubaha ikaze, tunakwibutsa aho utarakora subscribe, banza ukore subscribe ku Imfura 250, ukanda ako kantu k'umutuku, ubundi uhita ujya kunzogera hirya ujye uba wa mbere mu kubona ibiganiro tugenda tutegurira tunakugezaho. Uyu munsi twatembereye, twababwiye ko tujya gushaka ibintu byubaka abanyarwanda, abantu bafasha abandi, urukundo mbese muri rusange. Twageze ku mumama ufite ikibazo, araje dusobanurire ikibazo cye uko kimeze. Mu by'ukuri twahageze ni umwana, ariko byinshi mama we niwe uri buze kudusobanurira, atubwire byinshi kuri byo. Reka dutangire tumuha ikaze tumubwira ngo ni tuguhaye karibu ku Imfura 250. Murakoze. Nitwa Umuhongerwa Esther. Umwana mubona ni imfura yanjye, afite imyaka 16, yavutse amugaye, ariko niko yavutse. Yavutse yarushye ko umwana avuka karira, ariko ntiyariza amazi iminsi 28 atararira. Yasaga nkaho n'ubundi ari muri koma, byaradutunguye kugira ngo yongere kurira nk'umwana ukivuka. Niko byatangiye nyine ndavuza, ariko byaranze. Utubwiye ko ari imfura yawe, afite imyaka 16. Mwatinze kujya, igise cyabafashe mutinze, mwatinze kugera kwa muganga kugira ngo umwana avuka arushye. Sinzi nimba ariho twatangira utubwira ukuntu impamvu yaje arushya ananiwe bigatuma abimuviramo kumugana. Sinzi niba navuga ngo ni uburangare bw'abaganga kuko sinzi niba ngo umuntu yabyara bwa mbere, sinzi ngo abamaze nk'atazi ibyo ari byo, ariko twe twagerageje kugenda mu gihe gikwiye. Ubwo nyine uko byageje kugenda ibiri ntabwo tubizi, gusa batubwiye ko avutse arushye. None mama uko turi kumubona, uko twamubonye, abaganga buriya bumuga bwo babwita gute nimba bufite izina? Nta zina rusange, nta zina bwite rufite ubumuga busanzwe nyine nkuko ava ko umuntu wese abana n'ubumuga, ariko afite ubumuga butandukanye. Afite ubumuga bwo mu mutwe akagira n'ubumuga bw'ingingo. Yego. Tubwiye ko yari ameze nk'umuntu uri muri koma, atigeze arira nk'uruhinja nk'izindi minja zikarira, kandi tuzi ko hari ubwoko nka 5 bw'abana barira, kugira ngo buri bwoko buba bufite icyo bisobanuye. Wamenyaga gute ko umwana arize kubera inzara? Ese muri uko kuvuka kwe ubuzima bwe bwari bumeze gute? Dusobanurire ku munsi wa mbere kugeza wenda hageze hano. Ku munsi wa mbere yaravutse baratubwira ngo umwana ararushye, bamujyana muri kuveze. Ngo hari ukuntu batwerekaga igipimo cy'uko agomba kunywa, tukamuhera muri sonde. Muri ya minsi 28 ishize nibwo mu gitondo uko baganga barazindukaga bakaza ibyo bitaga kwangura bagakubita mu birenge, twumva ararize. Bitangira uko nguko baradusezera turataha. None se twamubonye ukuntu angana ku myaka 16, ho
byakomeje kugera gutyo ukajya ujya kwa muganga bakakubwira ko bishobora kuzamera neza, cyangwa baguhaga ikihe cyizere, bakubwiraga iki? ubona umuganga yari kukuvura nta icyizere akubwira ko igihe cyose ubwo byakose umuntu agomba gukira. Wowe nyiri umurwayi niwe utegereza ko umuntu akira ugaheba, wagira ugacika intege nk'umuntu, ariko twakuvuza byo naravuje. Hanyuma kuvuza ubumuga bukagira, mama turagira ngo use ngo biragoye kugira ngo umuntu abohoke avuge, ariko turagira ngo tuganirize muri icyo gihe cyose abaganga bakubwira ko azakira, kandi wowe nk'umuntu ubona nta cyizere. Umwana hari ijambo na rimwe ajya avuga, ashobora kuvuga nk'uko twamubonye? Tubwire ubuzima bwe muri iyo myaka. Kuvuga byo ntabyo yigeze agerageza, yakuze nyine nk'umwana, nk'uko uzi uruhinja rwavutse uko barurera niko na n'uyu isaha murera. ararwara simenya ngo arwaye iki, nkavuza nyine nko kuvuza amagendo, ugashakishirwa wowe nk'umuntu ukavuga ati ukagenekezwa, avuga ati sura yaba arwaye iki, reka muhe iyi miti, kora nimuvuye ugashaka indi, tumuvura nk'uruhinja mbese. Ubundi ko ntiyakubwira ngo ndababara, nta na kimwe. Gusonza ni ukumenya ngo isaha ye ninde amugaburira, ntiyakubwira ngo arashonje, nta na kimwe ashobora kukubwira. Kubirya nabyo ni ukubinomba, kandi nabyo akarobanura ibyo ugomba kuma, ko ibintu byose ntabyemera. Twahise dukomeza tujya ku mwana cyane, ariko ntabwo twamenya amazina ye, nta nubwo twamenye igitsina cye, nimba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Uratubwira amazina ye n'ibitsina bye? Yitwa Umutoni Kevine, ni umukobwa. Kevine twamubonye afite abana n'ubumuga bw'ingingo no mu mutwe, nk'uko yabisobanuye. Yavuze ko yavutse ananiwe. Ese mama waravuje bikomeza kwanga? Abantu bo hanze, nimba hari ababasha kumubona, wumva bamufata gute? Bumva kuba ahari byakugize izihe ngaruka, cyangwa se ni iki abantu bashobora kuvuga bakavuga ati dore n'iki? Ni umubano wawe n'abantu bo hanze n'abantu bazi Kevine bo bimeze gute? Umubano w'abantu abantu burya babana bitandukanye, kandi abantu bagira imitima itandukanye. Hari abo tubana akumva ko ikibazo mfite bakangirira impuhwe kubera icyo kibazo mfite. Hari n'ubyumva cyangwa yabibona akavuga dore uriya ni wa mama ufite wa mwana w'ikigoryi. Ibyo rero nabyo mu bintu bibaho byangiza umuntu, nabyo bibamo. Ariko mu ngaruka nahuye nazo zo ni nyinshi ubwo sinanazivuga ngo nzanazirangize. Ariko iya mbere imbangamira cyane kumusiga, nkavuga ngo ngiye kumushakishiriza ikintu cyamutunga, kuko niba musize biransaba ko byibura mara amasaha 4 ya gatanu nkaza kumureba. Sinavuga ngo ngiye gushaka akazi runaka nzakore nzaze kumuhahira, ntibyakunda. Ni ugusaba ngo ngiye kuhiga nishakishe ku giti cyanjye, ku buryo nigenga kuri cya kintu, mvuga ngo niba bikunze birakunze, niba bidakunze ariko byanze bikunze ngomba kujya kureba umwana. Iyo niyo ngaruka ya mbere. Naho iyindi yo ni rusange, hari igihe ushaka gushaka n'icyo umuha ntukibona, kandi witwa ngo wagiye. Ariko kubera ko gushakisha bari gushakisha ko n'ubuzi isaha uri bubonere, hari igihe byanga ugataha, ejo ugasubira, bikabagenda gutyo. Kandi n'igihe ngo biba ngombwa kubura n'icyo umuha kandi wazindutse ugenda. Ibintu nk'ibyo. Nose mama Kevin, papa we nimba hari, sinzi nimba hari, papa we yabyakiriye gute kubona? Kuko impamvu nkubajije, hari abagabo benshi bijya bikunda kubaho, akabyara umwana, yamara kubyara umwana yabona afite ikibazo nka kiriya, abenshi bakahita bavuga ngo ni uw'umugore, ati umwana wawe. Harimo n'abafata icyemezo bakahita bahunga urugo bakagenda. We yabyakiriye gute?
uwo rero ni umwe mu byo mubo wavugaga ko nta mu minsi ya mbere cya cyizere kikiriho, yumvaga ko nta kibazo gihari, nyine icyizere gihari. Yewe hazaho n'uwa kabiri ari wa muhungu mwabonye, uriya niwe mukuru buriya agakurikira uriya muhungu. Ariko igihe cyarageze mbona ko nyine ngo ibintu byose bibaye bibi by'abagore, hahandi amakimbirane yabaye menshi, akajya avuga iwacu ntitubyara ibigoryi. Biza kuba ngombwa ko afata uwa kabiri ansigira uwa mbere, mbwira ngo ntwaye uwanjye nawe sigarana uwawe. Ndabyakira, kubyakira biravanza kunanira, ariko nza kwihangana, nta kundi kuntu ari kugeza ko nahise kumufata ngo mujugunye. Ubwo nuko byagenze, abukwe nkanjye nkabukwanjye. Ntabwo ibi bintu bikwiye rwose. Ubundi nta mugore ubyara habyara umugabo, nk'abantu twize muri biochimie, abantu bize, abantu bafite aho bahuriye n'ibi bintu, bavuga ko umugabo ari we ubyara. Nyabona abantu birahari bireze ko umuntu abyara habamo ikibazo, bakahita abenshi bata urugo bakagenda ngo iwabo ngo ntibabyara, nk'uko mama Kevin abivuze, ntibabyara ibigoryi, ntibabyara iki. Ntabwo umuryango nyarwanda, ntabwo ibi bintu byagakwiye, kuko aho kugira ngo utererane umuntu mwashakanye, ahubwo uramufasha mugafashanya, kuko hari ingaruka nawe bimutera, bikamugeraho, bikamuteza no kuba nawe ubwe yatangira kwiheba. Ari nabwo harimo abahita bahisha abana, harimo abahita amwica, akavuga ati nakomeza guca ku muhanda bakanseka, nk'uko yigeze kubivugaho ko hari abajya babikora. Ariko iyo ni imyumvire itari myiza, iyo ni imyumvire idakwiye kuranga abanyarwanda muri rusange, ahubwo n'abantu bashobora gukora ibyo bintu b'abagabo bagata urugo. Reka mbivuge muri iyi jare, tureke guhunga inshingano, kuko ntago, nk'uko twabivuze, ntago umugore yitera inda. Ni ibintu mwese mukora, kandi urubyaro ruva ku mugabo. So turagira ngo wowe aho uri hose, waba warabikoze nawe ushaka kuzabikora, wumve ko ibyo bintu atari byo. Ibyo bintu ni ubugwari. Igihugu ntago gikunda ibyo bintu. Mama Kevin, turi kuvuga kuri papa w'umwana wagiye, tunatubwira ku bantu bafite iyo myumvire ko umwana ubana n'ubumuga atari umwana nk'abandi, agomba kuba mu kato, mu gahezo. Ni iki wasaba abantu bafite iyo myumvire? Ni iki wabagiraho inama bagomba gukosora? Icyo nabagiraho inama ni uko bakihangana bagafashanya ku kibazo bahuye nacyo, kuko nta n'umwe uba warakizanye ku giti cye, kiba cyaraje ari rusange. Niyo mpamvu rero bose bagomba kwihangana bagafatanya umwana, bakamurera, bagategereza iherezo ryabyo, kuko kubiharira umuntu umwe kandi mwarabifatanyije ntabwo ari byiza. Ku muryango nyarwanda wo abo ugicaho bakavuga ngo ni mama wa mwana w'ikigoryi, bo iyo myumvire wayibabwira gute? Wabasaba iki kugira ngo bahinduke babe abantu? Icyo nabasaba cyo nuko nta muntu uhitamo uko abaho cyangwa icyo azaba cyo, kuko buri wese agomba kumenya niba umuntu afite ikibazo, ukagomba gutekereza ngo ejo nanjye byabaho, cyangwa na mwene wacu byamubaho. Niwumve yuko impamvu bitakubayeho hari icyo wabarushije, kuko n'undi we nawe byabayeho, si uko hari icyo yakoze kibi kiruta icy'abandi. Umuntu wese akamenya ko umuntu ari nk'undi, kandi akamenya ko ibyamubayeho atari byo yahisemo. Tugabanye imyumvire iciriritse, reka tuyite gutyo, tugabanye imyumvire iciriritse. Uriya mwana ni umuziranenge, yaba umwana yaba ari n'umuntu mukuru, baba ari abaziranenge, si bo baba barabyikoze. Rero kumva ko umwana yaba igicibwa, yagira gute, ibyo bintu tubireke, tuba abantu bashyize hamwe, bafashanya. Ufite ikibazo nk'uko mama Kevin ari kubivuga,
ikibazo mumufate mu mugongo, mumufashe, mumugire inama, mumwihanganishe, kuko niko isi tugomba kuyibamo. Mama Kevin, turagira ngo usabe buri muntu wese uzakurikirana kino kiganiro, ugira icyo umusaba, yaba ari icyo ari cyo cyose, yaba ubufasha, yaba ni ikintu wumva wasaba umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro, yaba bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda. Ubufasha nasaba bwa mbere ubufasha nasaba nubwo ko numva byibura nabona ubufasha bwo kumuvuza. Njya numva ngo hari ibigo byakira abana bikabavura bibafite, icyo gihe nanjye byanyorohera byibura gushakira ubuzima bw'abasigaye, kuko n'aba bandi bahari ntibabasha kuba uko bikwiriye, kubera yuko simbona uko nshaka kujya kubahigira. Konge sinkorera akazi k'ukwezi n'ibiraka, ako cyakiraka niba nagifashe bikansa ko saa 5 ntaha, ntiwakima ejo ntabwo ngera kukima. Biravuga ati ntabwo ngiye natanze akazi ko kusiganga ejo ngongera ugasubukura, nshaka ko karangira, ugasanga icyo gihe n'ibikora. Ariko ubufasha bwa mbere nshaka nasaba ku muntu wese, ku muntu ufite umutima ntago washyiraho itegeko, ndasaba ariko byibura ikigo cyabasha aho babona ubufasha bwo kumuvuza bamufite, n'ubundi bufasha bwose bwaboneka byarushaho kuba byiza. Ati ikigo cy'igihugu cyashyiriweho abantu babana n'ubumuga, turazizi za Caraes n'ibindi bigo bitandukanye. Uyu muntu akeneye, uyu mwana Kevin akeneye ubufasha bwanyu. Kubona afite imyaka 16, twebwe muri kumubona kuri kamera zanyu wagira ngo afite imyaka 2, ntaravuga, ameze kuno muri kubibona. So turagira ngo wowe uko umeze kose, uko ushobozwa kose, uko umutima wawe ukubwira, inkunga yawe irakenewe kugira ngo Kevin nawe abe yavuzwa, abe yaba umuntu muzima nk'abandi bose, aho kugira ngo akomeze kuba ari mu buriri aryamye gusa. Sinzi, turi kugera ku musozo, ikintu wenda wumva tutakubajije, ikintu wumva wavuga kiri ku mutima wawe wakitubwira. Ndumva ibyo navuze bihagije, birabaye. Reka tufate umwanya tugushimire kuba wemeye kutugaragariza Kevin, kugira ngo ajye hanze, ko hari ababyeyi batajya bakunda gukora ibyo bintu. Reka tugushimire ko wemeye kumugaragariza Imfura 250. Murakoze. Nawe tugushimire wowe wafashe umwanya wawe ukadutiza umutima, amaso n'ayo mafaranga yawe uba watanze kugira ngo turebe Imana isubiza aho wakuye, kandi tukubwira ngo uko ufashwa kose nawe gira icyo utanga, kuko Mama Kevin yabivuze, uyu munsi ni Kevin, ejo azaba njye, ejo azaba wowe, nubwo nawe tubyifuriza ariko nawe bitageraho. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza.